Piaga. Umukobwa mwiza ngiye kwabwira ariko kuri ubu ngubu yamaze kuba umugore wa runaka. Amakuru ahari rero nuko Vestine benshi muramuzi uririmbana na murumuna we Dorcas yasezeranye. Rero mbere yuko dukomeza iyi nkuru ku murongo wa telefone reka mpamagare umusore umwe ndetse uziranye cyane na Vestine ndetse na Dorcas ndetse aho mu minsi ya Allo mwiriwe neza Roba. Wiriwe neza. Naho neza. Yego. Nkuko rero n'ubundi nzi neza ko inkuru yakugezeho Vestine yasezeranye. Mpamagaye umupapa bari kuri mu minsi yashize niyo makuru yangezeho ntabwo mbizi ari nayo mpamvu nifuje kuguhamagara. Ayo makuru ukiyumva ese wayemeye kuko hari n'abo ndi kubona postinga bati ibingibi ntabwo ari byo. Amakuru ahagaze gute ko Vestine yarasezeranye nubwo wenda nemaze kuyababwiraho reka tuvuge ngo wenda utubwire ukuri kumeze gute. Gufata ifoto byari byemewe ahubwo hari abo bitemewe. Sibyo? Yego. Abantu badukurikiye bamenye ko iri tsinda ni izina rikomeye mu muziki uramya Imana unahimbaza. Yego. Icya kabiri bamenye ko bafite management. Dushaka tukiri bato. Ushaka mukiri bato umuryango. Yego. Hanyuma bitewe n'impamvu za privacy life zitwa kadukoresha iryo jambo. Ngo Vestine afite imyaka 22 y'amavuko. Idrissa Ouedraogo usanzwe ari umushabitsi afite imyaka 42 y'amavuko. Reka tubasuhuze mwese abakurikiye muri News Update tubifuriza amahoro n'imigisha y'Imana aho muherereye hose ndetse dusabira abatameze neza kugira ngo Imana iborohereze. Ahangaha uri ku muringa tukwibuza gukora subscribe, like, share na comment kugira ngo inkuru zacu zijye zigera ahantu henshi hatandukanye. Turi ku nkuru rero ya Vestine umukuru wa Dorcas. Uyu akaba ari umukobwa ukomoka mu ntara y'Amajyaruguru ho mu karere ka Musanze mu murenge wa Muhoza. Ni umwana muto ufite imyaka 22 y'amavuko. Birumvikana ni umwana wazamutse mu iterambere bitoroshye. Ni umwana wabayeho umuririmbyi bisanzwe nyuma aza kuzamuka ahuye na Irene Murindahabi aramuzamura. Kuri ubu rero uyu mwana yakorewe ibitangaza, yakoze ubukwe n'umugabo w'igitangaza. Ni inkuru rero abantu benshi bagiye bagarukaho bayivugaho ibintu bitandukanye. Ni inkuru ndetse itavuzweho rumwe. Abantu benshi bagiye bavuga bati ibi ntago byari bikwiye, bati uyu mwana aracyari muto yakutiyihuse. Abandi bati abantu bo mu Majyaruguru bayihuta gushaka. Abandi bati uyu mwana ntabwo yigaga, hari yiberaga mu rukundo. Ariko reka tubamenyeshe ko uyu mukobwa yize amashuri yisumbuye arayarangiza, akora n'ikizamini cya leta aza gutsinda agira n'amanota meza. Yarari mu gihe cyo gutegereza kujya muri kaminuza. Rero uyu mwana abantu bari kumuvugaho ibintu bitandukanye. Abavuga bati yiberaga mu rukundo ntabwo yigaga rwose. Dorcas yarigaga, Prito Vestine yarigaga ndetse aza no gutsinda. Yaje kugirwa amahirwe rero kuri uyu. Bamwe bo mu miryango ya hafi y'uyu mukobwa Vestine bemeje aya makuru ndetse banahamiriza ko uyu mugabo wa Vestine amurusha imyaka 20 yose y'amavuko. Gufata ifoto byari byemewe ahubwo hari abo bitemewe. Sibyo? Yego. Abantu badukurikiye bamenye ko iri tsinda ni izina rikomeye mu muziki uramya Imana unahimbaza. Yego. Icya kabiri bamenye ko bafite management. Ushobora kwishimira gufata ifoto ukaba iyo foto yawe itari bucuruzwe aho bateganya kwicururizwa. Habaye uburyo bwo kuko ubundi abasitari akenshi ubuzima bwabo bwa privacy. Yego. Rero niyo mpamvu nkuru yabiteye. Ese biracyari private ra? Ariko nubwo mufite amakuru nta mafoto mufite. Buriya se igicuruza ni ifoto n'undi Vestine ko bamuzi cyangwa se cyambere n'amakuru. Nyine ya mpamvu bamagaye. Ya mpamvu ngo bamagaye. Yego.
gusa anyway birashimishije ku ruhande rumwe, ku rundi hari abatabyishimira kuko ntabwo umuntu anezeza abantu bose. Yego, ariko ni inkuru nziza. aha arabona abonye bati ariko si umwana kagiye kare wa mugani. Mbese kare yo mu Rwanda ni ingahe? 21 cyangwa na 18 bitewe n'impamvu. Ariko byanze bikunze ntabwo mu murenge bakwemera kumusezeranya atayujuje barayujuje. Yego. Rero ntabwo ari kare. Yego. Kandi ikindi usibimenya ko umwana avuka mu majyaruguru. Ako kana ahubwo dushaka tukiri bato. ushaka mukiri bato umuryango. Yego. Hanyuma se Robert, umukunzi we rero ni umusore wo muri Burkina Faso. Yego. Ubwo uyu munsi ni umugabo tureke kumwita umusore wo muri Burkina Faso. Yitwa Idrissa. Yitwa Idrissa ni umunya Burkina Faso. Yego. Cyane urumva rega abana barasenga. Yego, barasenga pe. Barasenga kandi bazi uko Imana ivuga. Cyangwa se ugasanga n'uyu musore wenda atari muri media nibyo nkeka akaba atakishimira wa mugani ko yahita ajya mu bitangazamakuru cyane. Ariko donko ni nabyo byiza muri management yo kurinda amazina y'abantu. Mu Rwanda niho nabonye abasitari bamwe bamenyekana ariko ugasanga kugarida amazina yabo biragoye. Rero nk'iri tsinda urabizi ko bafite management. Iyo umuntu yambaye ishyiriye kugira izina rikaba riri public, donc ari mu public figure, aba akwiye kujera iryo zina. Rero nicyo cyane akozwe, nibyo mpamvu bishimangira. Urumva umuntu ashobora kuba afite ubuzima buri privacy, donc adashaka ko buba public. none se nawe navuga ni nk'abavandimwe ni nk'abashiki bawe kubera iki babigwishe kandi nawe uri uw'imbere indani mu muryango ko bazi ko nanjye ndi mu bashobora kuba bateza ibibazo nyine barabibishe kuko nawe bazi kuri uw'iyi mihanda bayoboye ko mba ku mihanda. ukibibona se noneho n'abantu mwari kumwe vuba ukibibona nta tubwiza ukuri wiyumvishe gute rero? Iyo byashimishije kuri pebura n'ukuntu abantu basenganye n'Imana ikabaha amakuru, byanshimishije kuri kote yanjye. Nishimye gusa wenda nk'abanyamuziki bishobora kuzazamo agakese nyine urumva bikora turasiwe dovi umuntu yabaye yagize inshingano. Nicyo kibazo dufite mu matsinda avuka mu Rwanda mu muziki aba muri secular no muri gospel. Agenda hazamo imbogamizi ariko wenda nasaba nka Murinda habi kuzagerageza kubijera nubwo kandi bishobora kuzashoboka bagakomeza bagakora itsinda. gusa nyine mva ntibyaba nkaho umuntu akiri umukobwa urumva azamo ejo umuntu yabyaye yagiye mu zindi nshingano ariko n'ubundi Imana izabibashoboza bakomeze bakorera Imana n'ubundi n'abafite abana barayikorera. Ndabona amakuru angezeho ko uyu mugabo wa Vestine yitwa Idrissa Ouedraogo. Yego. Nuko niba mbisomye neza ni Ouedraogo. Yego. Ntabwo byoroshye ariko ni byiza. Nanone hari abandi ndi kubona babigize urwenya bati ariko si umwana yarigaga ati uyu mwana yagiye mu gushyingira ni ikibazo ngo yagiye mu rukundo ryari ngo none ngahise ngashaka ngo ubu koko ngo yarigaga kandi atiga ntiyatsinze none baramwigiraga baramwigiraga kandi nabo wasanga barakundanaga. Ntabwo donc iyo ni ubuzima bw'umuntu buhishe. Ariko nanone kubera ko umuntu yari umusitari aba agomba kwibazwaho no kuvugwaho. Yego. Buri wese agomba kugira uruhande yibazaho avuga arushaho kuvuga ngo arabangutse aratinze urukumva. Ariko akenshi aba bantu bari mu buryo bw'ubumana cyangwa se abantu basenga inibipu sibyo kuko umuryango wa Vestina asenga peni ndawuhamiriza sibyo. Sero mama we na papa we sibyo. Akenshi baba bafite amakuru. Ikindi buriya abantu arikira batarayishoberwa. Yego. Akenshi iyo umuntu agiye kurambagiza arambagiza umuco akarambagiza n'umubyeyi.
uyu ni umuryango ushingiye, uzi ko mu minsi yashize twashingiye na mukuru we. Ndabizi. Amakuru ngezeho ngo ni uko uyu musore afite imyaka 42, umugabo wa Vestine y'amavuko, nibyo? Aho ntacyo nangaje. Mbibonye ku Nyarwanda hatagira uwanyanjamo. Niyo ni inkuru y'inyarwanda. ariko ubwo wenda uko byagenda kose urabizi. Abantu badukurikiye turi muri breaking news, sibyo? Turaje mu minsi mike turugire noneho tubona amakuru arambuye. Ubwo rero hari igihe umuntu yirinda gutangaza inkuru nini bitewe n'impamvu za privacy life cyitwa katungoresha iryo jambo. Ngo Vestine afite imyaka 22 y'amavuko. Idrissa Ouedraogo usanzwe ari umushabitsi afite imyaka 42 y'amavuko. Ureka ni inkuru dukesha inyarwanda.com. Ukotinga inyarwanda. Kandi muri mariage ntabwo mariage seneki. Mariage nyine ni igikorwa n'urukundo hagati y'abantu babiri babyemeranyijwe kandi bakundana. Icyo kiba gihagije kandi ni ukuri. Icyo navuga, Imana izabubakire kandi hagati yabo ntekereza ko abantu bajya kubana kubera ko bakundanye, baraziranye. Ni byiza cyane rero ni ukuri. Reka tuvuge congratulations kuri Vestine na Idrissa. n'Imana tuyiragije n'ibiri imbere n'itsinda ryabo muri rusange n'umuryango n'abanyarwanda. Gusa mu bukwe ntibazaduhishe. Kuri uri nk'umuvandimwe se, ubwo nuyamenya natwe uzatubwira.